n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora. Dufite ibintu by'ibihamya, dufite ubuhamya bwinshi bw'ibintu bikomeye Imana yakoze. Ubwo simbabwiye ko narwaje bwaki, habyaye umwana arwara bwaki, muri byaraducanze byaranze, umwana arwara bwaki, abantu bakajya birirwa baseka bavuga bati barwaje bwaki, byararangiye. Byararangiye ku bantu, ariko ku Mana nibwo nagize ibibazo bikomeye, ngira ibibazo bikomeye maze gushyingirwa, ngira ibibazo bikomeye. Nakodeshaga inzu y'1,200 muri 2006, 1,200 apana amadolari, ngo mugiye kumva amadolari, 1,200, 1,000 n'ibiceri 2. Twinjira mu nzu dukora inama na madamu, dushaka ikintu dukora, dushaka ikintu twagurisha ayo mafaranga tukayabona, dushaka ikintu twakoraho turakibura. Dufata icyemezo cyo kugurisha akamatera twajyaga turaraho n'agatanda kayo gahengamye ukuntu, turabigusha. Niki narwanagaho, none rero Imana yaranzanye narahageze. Ubu murumva abantu muhamaze igihe, murumva nta shimwe mfite. Njye nibwo nyagera mumaze imyaka mike cyane, ntirarenga ni 2 n'amezi 3 ntabwo iruzura. Ubu murumva nta shimwe mfite. Abarenze turere, iyo uvuye mu karere ka Gasabo, Nyarugenge no turere 10 kugera mugere wacu. Ni amasaha 8 ugenda n'imodoka, ni amasaha 8 ugenda. Haleluya. Iranzana irahangeze. Haleluya. Ukaza kumenya amakuru y'uko ameze, hanyuma akagutuma akabaza amakuru y'abandi bose, akavuga se yashwi yagira cyabaho, ati yegara cyane, ati yo, ati mukuri muzamukangiza, nimubona nimuhagera muzamusuhuza. Ubwo butumwa buranezeza cyane, buraryoha. Ari inshuti yawe akakoherereza ubutumwa butashye bunezeza umutima. Ndagira ngo mubwire ko inshuti yawe magara ikoherereje intashyo. Inshuti yawe magara iragutahije, kandi umugoroba wakira intashyo ze. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yakobo akimera amaze kumenya amakuru ye ko Yosefu ashobora kuba atari, yarababaye afata ibyemezo bibiri bikomeye, kuko niba bakoze umugambi baravuga bati ntidushobora kubona icyo tubwira data bitewe n'uburyo yagukunda, kandi ikanzu niwe wari wayimudodeshereje, wera ikanzu nziza cyane, no mu bintu bamwangiraga n'iyi kanzu nayo yari. Noneho bayimika mu maraso y'ihene, izi jojo amaraso baramubwira ngo iyi kanzu twayibonye turayimenya, ishobora kuba ari umwana wawe Yosefu, cyakora inyamaswa z'inkazi zaramuriye. Yakobo arababara, ahita akora ibintu bibiri bikomeye. Aravuga ngo mucane umuriro, nzava ku kiriyo ari uko menya amakuru, nzava ku kiriyo ari uko nzashira umubabaro, ari uko ngiye gutaka agapfa, kuko umwana wanjye ntakiriho yarapfuye. Icya kabiri aravuga ngo nzayirira umwana wanjye kugeza avuye mu mubiri. Ibyo byemezo arabifata bibiri bikomeye. Aba mu mubabaro, yiyemeza kubaho mu mubabaro utarangira. Ikanzu ayishyiraho ayireba, ngo mu gitondo akabyuka yayireba, umuntu bakarira bakagira ikanzu umwana wanjye yarapfuye, ntabwo akiriho. Nimugoroba akongera akayireba akarira, akaguma ku kiriyo, azi ko umwana we yageze ku rwego yapfuye. Bimara igihe
gutahira muri Egiputa n'uburyo Yosefu yabirondoreye arabibwira barabibwira neza barakumenya nawe aramumenya babajyanye imbere ya Farawo aramubwira ngo ndashaka kuzabona ariko ibivuze ngo iki iravuga ngo Yosefu yohereza Yakobo intasho iki intasho aramubwira ngo amwohereza indobore 10 ngo zihetse ibyiza byose no muri Egiputa indogobe zihetse imyaka y'impeke yo muri Egiputa ngamwoherereza n'ibindi byo kurya bindi byoroshye arabimwoherereza bahageze bamuhisha ibyo bazanye ariko bamubwira amakuru ya Yosefu baramubwira ngo umwana wawe Yosefu aracyariho kandi niwe mutware wo muri Egiputa kimwe mu bimenyetso bikomeye yarakomeye umwana wawe yarakomeye ngo bamubwira uko yazamutse bamubwira uko bamenyanye baramubwira uko bamubwira bakajya bagira ngo nyine bakajya bagira ngo araseka uko bamubwira akarushaho kurakara n'umubabaro mwinshi bimwe mu bintu biri kumubabaza nibo baherutse kuza imbere ye bakajya bamwereka ikanzu ko yagize gute ko yapfuye none ni nabo bagarutse bari kumubwira ngo umwana wawe aracyariho wowe ibyo bintu wabyemera ntabwo wabyemera ariko uyu mugoroba sifa kwa Mungu ahantu haturutse amakuru mabi yo kuguca intege ndashaka ko ariho hazaturuka inkuru nziza yo kuguhumuriza umutima ahantu haturutse ingorane zaguhagaritse umutima haturuka ibyiza byo kukunezeza kuko mu kuboko kw'Imana birahari mu kuboko kw'Imana birimo Imana ivuguruza imyanzuro yose Satani yafatiye ubuzima bwawe kandi ku Mana birashoboka uko babimubwira ararushaho kurakara Bibiliya iravuga ngo ararakara kuko atabyemeye ntabwo arabyemera wahita agenda azana ya kanzu y'umwana we arabwira ngo mbere iyi kanzu murayibutse bati turayibuka si mwebwe se mwayinzaniye mukambwira ngo inyamaswa zaramuriye bati ntabwo ejo bundi twakoze ikiriyo bati twaragikoze bati ntabwo se nababwiye ko nzamurira kugeza mpfuye bati none se muri kumbwira iki baramubwira ngo aracyariho niwe mutware bati reka ikanzu dore ngenda yifite akajya yizunguza gutyo ari gihe Satani atuzunguriza imbere ibyago n'ingorane duhura nabyo Satani akajya bizunguza imbere yacu kugira ngo biduhuma amaso bitwibagiza ko hirya yabyo hari Imana ariko ndakumenyesha ko hirya y'ibyo Satani ari kuzunguza imbere yawe hirya yabyo hari Imana Imana ni hwiri kandi iracyakora sifa kwa Mungu haleluya baramubwira ngo dufite ibimenyetso byerekana bigaragaza ko umwana wawe akiriho ngo bamuzanira za ndogobe zihetse ibyiza byo muri Egiputa baramubwira ngo ngizi n'intasho yaduhaye ngizi yaduhaye izi ndogobe 10 zihetse imitwaro y'ibyiza byo muri Egiputa dore ngibi ibi byiza byo muri Egiputa bitandukanye n'ibyo twagiye guhaha ibi ngibi byo ni umwihariko wo muri Egiputa ni ibyiza by'ibwami byo muri Egiputa nibyo baduhaye kugira ngo bikwemeze ko umwana wawe akiriho mu ijuru haracyari ibyiza haleluya jibi turabizanye Bibiliya ntiyasobanuye ibi bintu bazanye ibyo ari byo umwe aracyafite cya gikanzu aracyakigendana naho kumbi mu ijuru bohereje ibyiza hari ibindi byiza byaje Imana ishimwe haleluya ngo bamwereka n'indogobe zaje zihetse imyaka y'impeke ngo bikubita amaso gusa ngo akibibona ahita abemerera arababwira ngo ndabimenye noneho
ndabimenye noneho umwana wanjye aracyariho, umwana wanjye aracyahari, kandi nkwiriye kujya kubonana nawe. Nshuti yanjye, Satani ntakomeze kugukangisha igikanzu. Aracyariho, 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 kandi aracyakora. Uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azaho. Ijuru rikoherereza intashyo zikwemeza burundu, bemere burundu ko Imana yacu igihari. Ijuru rijya ryohereza intashyo kugeza ubwo umuntu wari umaze iminsi mu mubabaro, umutima wururuka. Bibiliya iravuga ngo akizibona gusa umutima we urahembuka. Yari yaratagangaye, yari yarurumye, yaraheze mu mubabaro n'agahinda, ngo ariko abonye intashyo yohererejwe n'umwana we, aravuga ati nubwo ntamubonye ariko umwana wanjye aracyariho. Mu ijuru bajya baduhamya, bakaduhamiririza ko tugifitanye umubano wihariye. Ni ukuri bajya badutumaho intashyo z'umwihariko. Haleluya, haleluya. Burya bagutetururaga mu bantu, bari bakoherereje intashyo zikwemeza ko bakikwemera. Burya iyo ugisenga bakakubwira ngo humura mwana wanjye ndakumvise, burya baba bari kukubwira ngo turacyafitanye umubano. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Kandi ijuru, haleluya, ijuru rirabikora. Hari intashyo zawe uyu mugoroba ijuru ryohereje. Hari intashyo ryohereje. Shira umubabaro, hari intashyo ijuru ryohereje. Zirahari, zikumara umubabaro, zikurinda kugenda wunamye, zikurinda kugenda ubebera, uhaguruke weme kuko umwami wawe aracyariho. Umwami wawe aracyari ku ngoma, umwami wawe aracyakora, aracyafite ubushobozi bwo kurengera intore ze zimutakira ku manywa na nijoro. Itangazo riravuga ngo ntabwo azazirangarana, ahubwo azazirengera vuba. Narije kukubwira ngo ngera ukomere, kuko mu ijuru bagutekerejeho. Hari intashyo bakugeneye, hari intashyo bakugeneye. Intashyo z'ijuru ni nziza n'ukuri kose. Intashyo z'ijuru, intashyo z'ijuru ntabwo ari za zindi abantu tugira ngo muntahirize kwa runaka, ngo kona ko barabati ngo mubantahirize, ngo mubampere, mubambwire ngo muzabandamukirize. Oya, mu ijuru ho bohereza n'ibimenyetso by'uko mwahageze. Bohereza ibimenyetso, umunyamubabaro agaseka. Dawidi barazimwoherereje, haleluya. Aravuga ngo kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bwaca mu gitondo impundu zikavuga. Barazimwoherereje. Aravuga ngo data na mama bazandeka, Uwiteka azandarura. Burya bari bazohereje. Bajya bazohereza umunyagisuzugurira agahabwa ijambo. Bajya bazohereza umunyamubabaro akanezerwa. Bajya bazohereza uwari wihebye akongera akagira agaciro. Rata, ijuru riguha intashyo. Ijuru riguha intashyo uzinjirana 2025. Ijuru ryakoherereje intashyo. Reka nkubwire ikintu gikomeye, intashyo zizagusobanura utavuze. Nizo zizagusobanura. Hari ahantu abantu bamaze iminsi bakuzi, bazi ko umaze iminsi mu kiriyo, bazi ko umaze iminsi mu bintu by'imibabaro n'ingorane n'ibigeragezo, nibyo bazi. Ariko mu ijuru ho baragufite, ku rutonde urahari. Nuko ryohereza intashyo, ubundi bakazibona, bazabona intashyo, bavuge ngo Imana iracyariho. Amen. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Imana ifite umwihariko. Iyi twaje gusenga twicaye imbere ifite umwihariko wayo. Ijya yivuga ubwayo, yari ivuze igihe kimwe mu gice cya 24 cyo kubara, iravuga ngo Imana si umuntu ngo ibeshye. Si umuntu ngo ibeshye. Imana ntabwo ari umuntu. Imana ntabwo ari twe. Ntabwo ari twe. Satani icyo ari gukora we no gukomeza kuzunguza igikanzu mu maso yawe kugira ngo kiguhuma amaso. Ujye uhora ubona gusa ari igikanzu kiraho. Nyamara haleluya, haleluya, haleluya. Ni igikanzu gusa. Yosefu aracyariho, aracyari muzima, ndetse yabaye umutware.
Pawulo yaravuze ngo bene data sinshaka ko mutamenya amakuru yatubereyeho muri Aziya kuko twaremerewe cyane kuruta ibyo mwibwiraga, muretse twiringira ko tugiye gupfa kugira ngo tutiyiringire ubwacu, ahubwo twiringire Imana izura abapfuye. Avuga ibintu bitatu bikomeye. Aravuga ngo Imana yaturokoye urupfu rukomeye, na n'uyu munsi iracyaturokora kandi izakomeza kuturokora. Ndakumenyesha inshuti yanjye, ndakumenyesha ko haleluya haleluya, mu ntashi ijuru ryohereje no kukurokora birimo, no kugukiza birimo, no kukurengera birimo. Ni umwihariko w'Imana, ni umwihariko wayo. Ijuru ryigeze rinyoherereza intashyo rigeze kunyoherereza intashyo, ndanezerwa umutima. Nagize ibibazo bikomeye, ngira ibibazo bikomeye maze gushyingirwa, ngira ibibazo bikomeye. Nakodeshaga inzu y'1,200 muri 2006. 1,200 apana amadolari, ubwo mugiye kumva amadolari. 1,200, 1,000 n'ibiceri 2. Hanyuma nayo bayinyurukanamo ndayabura burundu, ariko ndayabura mara amezi 3 narayabuze. Baza kuyinsohoramo, umukecuru arabyuka mu gitondo aravuga ati muzajya mwirirwa mukaraga ngo mubure kunyishyura amafaranga y'inzu yanjye, muri amo mafaranga yanjye. Aravuga ati kandi simva hano yajyanye. Twinjira mu nzu dukora inama na madamu, dushaka ikintu dukora, dushaka ikintu twagurisha ayo mafaranga tukayabona, dushaka ikintu twakoraho turakibura. Dufata icyemezo cyo kugurisha akamatera twajyaga turaraho n'agatanda kayo gahengamye ukuntu, turabigusha. Niki narwanaga kugira ngo izina ry'Imana ridatukwa, nakwemera nkarara hasi ariko Imana igashyirwa hejuru. Hanyuma turabigurisha, umukecuru turamwishyura. Hanyuma tumaze kumwishyura anadusohora mura, aravuga ati murimo muranyishyura nabi, ndava hano n'inzu yanjye muyimpaye. Dushaka ukuntu tubigenza, noneho biraducanga. Dushaka ikintu dukora kiratuyobera. Habaho ijoro ribi, habaho ijoro ribi. Arimo ziko ribaho. Hanyuma tuyisohokamo. Kwimuka kwacu ntabwo byari bigoye, twari gutwara bimwe madamu yatwaraga, tumwe ngatwara utundi, tukaba turanagiye. Umuntu aduhereza ikintu cy'ikizu cyari cyarasenyutse, cyari nibizu nyine abantu bari barataye barahunga bajya muri Kongo, arakidusigira, arakiduhereza ngo tukiraremo. Umunsi umwe twakirayemo, imbwa zikorera umunsi mukuru mu nzu imbere tuyirimo. Uwo mugoroba muri iryo joro madamu ndahamusiga njya gusenga. Njyamye ndarota, ijoro rivugana natwe ndarikunda. Ndarota numva ndose neza. Ndota ahantu mu gihuru, ariko ndota ahantu narindi hari mu giti cy'avoka, njyamye munsi yacyo, kirantwikira, numva ndanezerewe, kimpa agacucu keza, numva ndanezerewe. Hanyuma ndaho ngaho iruhande rwanjye hari radio yari kuririmba indirimbo ya korali Impanda ya CGM ivuga ngo Imana yacu yaguhaye nta ukwima, kandi yakwimye nta n'uwagusukira amazi. Abantu baraguha bakakurambirwa, ariko Imana si umuntu ngo yibagirwe. Imana si umuntu ngo yibagirwe imirimo wakoze. Nukuri Imana ntabwo ikiranirwa, umunsi zibuka imirimo wakoze. Abakwishimaga hejuru bazatangara. Barayiririmba bayisubiramo, bakavuga Esiteri wari isuzugurwa na Morodekayi, barayiririmba. Mu giti hejuru numva ijwi rivugiye muri icyo giti cy'avoka, riravuga ngo Visenti we, rivuga gatatu, riravuga ngo nubwo uzujubijwe ariko ndakuzi. Ijambo rya kabiri rirambwira ngo njyewe Uwiteka Imana yawe nzaguha amazu ukodesha abandi, kandi
njyewe Uwiteka nzagutuza mu mujyi wa Kigali. Munyumvire nawe, umuntu wagurishije uburiri cyo nkundira Imana ntigivuga ibintu bingana naho turi, ntivuga ibintu bingana n'igihe turimo. Sifa kwa Mungu, ivuga ibintu bingana n'ukwiri, kandi ikavuga ibintu by'igihe gishize kera. Aho tujya niho hagoye kuruta aho duhagaze none. Niyo mpamvu Imana ihavuga mbere tutarajyayo. Burya tujya kuhagera yarabivuze. Icyo gihe Kigali twayumvaga mu mateka, twayumviraga kuri radio, ntabwo twari tuyizi. Twayumviraga kuri radio, nazo zari zifite bakeya. Amazu iza kuyaduha amazu iza kuyaduha. Inzu ya mbere nabayemo yambiwa ko ni inzu nubatse amezi 4. Imana yampaye akazi ngakora amezi 4 nubaka inzu yo kubamo nziza, ndayubaka yo kubamo. Hanyuma dukorera Imana, irambwira ngo byo nakubwiye noneho birageze, ndashaka kujya kuguhembera i Kigali. None rero Imana yaranzanye narahageze. Ubu murumva abantu muhamaze igihe, murumva nta shimwe mfite. Njye nibwo nyagera mumaze imyaka mike cyane, ntirarenga ni 2 n'amezi 3 ntabwo iruzura. Ubu murumva nta shimwe mfite. Abarenze turere, iyo uvuye mu karere ka Gasabo, Nyarugenge no turere 10 kugera mugere wacu. Ni amasaha 8 ugenda n'imodoka, ni amasaha 8 ugenda. Haleluya. Iranzana irahangeze. Haleluya, haleluya. Kandi nsanga hari ibintu Imana yakoze, yatunganyije neza neza, nyinjiramo nemye, mfite ibyishimo by'umuntu winjiye mu masezerano. Rwose nyiri ndi hano, ntabwo umutima wanjye uhagaze nk'umuntu uhagaritse umutima ngo bukiye mu gitondo bagusohora mu nzu, ngo bukiye mu gitondo ngo biraza kugenda gute. Ntabwo umutima wanjye uhagaze, kandi ntabwo ibyo nasanze i Kigali mu by'ukuri ntabwo biva mu byo twari dufite i Rusizi. Oya, Imana yarambwiye ngo uzagenda nta kintu ujyanye, ariko uzabisangayo. Ndashimira Kristo Yesu. Haleluya, haleluya. Nasanze ijuru ryarohereje intashyi Kigali, ndazihasanga. Ijuru rigutashye mu izina rya Yesu. Ijuru rikoherereza intashyo zijya zisobanura umuntu. Wikwirirwa wisobanura muri karitsiye, intashyo z'ijuru ni ziza, bizasobanuka, umenyekana urinde. Bakuzi gusa wiruka usenga, bakuzi uraho nyine byaragucanze, ariko itangazo rivuye mu ijuru, ijuru ryo mu ijuru riragutayije kandi riguhaye umunezero. Haleluya, haleluya. Iraguha gusoza umwaka uri mu munezero. Imana ishimwe. Ntabwo nzi umubabaro wawe, shobora kuba atari abantu benshi Imana intumyeho, ariko Imana ifite umuntu igiye gusetsa muri iri teraniro. Imana ifite umuntu igiye gusetsa ku buryo uyu mwaka uzasoza yari afite amarira, yibaza uko biri busoze, ariko ijuru ryamaze kwanzura kugusetsa. Haleluya, haleluya. Iracyabifite. Yakobo aravuga ngo umwana wanjye aracyariho, nkwiriye kujya kumureba. Reka nkubwire, umwami wacu aracyariho kandi aracyakora. Humura ntiwigirire nawe, aracyariho kandi aracyakora. Ndumva ashaka kugusengera muri uyu mwanya. Ntabwo nshobora kuba ari umuntu umwe natumweho cyangwa babiri cyangwa twese, ariko hari intashyo zawe ijuru ryohereje. Hari intashyo zawe ijuru ryohereje. Ibyiza byose biririya bibikiwe wowe, kuko aho ijuru ryagusize rirahazi, aho umaze iminsi rirahazi, ibyo umazemo iminsi rirabizi. Ibyiza byose biririya rero bibikiwe wowe. Ndakwinginze dusenga n'Imana muri aka kanya. Ndakwinginze, umubabaro wawe urawuzi, ariko nyemerera iminota mike tubwire Yesu. Aracyariho, uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahora. Dufite ibintu by'ibihamya, dufite ubuhamya bwinshi bw'ibintu bikomeye Imana yakoze. Ubwo simbabwiye ko narwaje bwaki,
habyaye umwana arwara bwaki muri byaraducanze byaranze, umwana arwara bwaki, abantu bakajya birirwa baseka bavuga bati barwaje bwaki, byararangiye. Byararangiye ku bantu, ariko ku Mana nibwo bitangiye. Byararangiye mu bantu, ariko ku Mana biratangiye. Haleluya, 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 haleluya. Ngewe numvise mu rukerera mpabwa guhanurira umuntu, simbuzi muri riteraniro nirinumvaga mfite ku mutima uyu munsi, ariko numvaga nshaka kubwira umuntu ngo umubabaro wawe Imana ipanze kuwurangiza uyu mwaka utararangira. Uranyemerera uhaguruke mu mwanya wawe ngusengere. Numva nshaka kugusengera kandi ndashoje rwose, ndashaka kugusengera. Ntabwo nzi umubabaro wawe, ariko wowe urawuzi. Ndashaka kugusengera, ndashaka kugusengera. Uzi umubabaro wawe, ni wowe uzi amarira yawe. Niko Yakobo ukumeze, niko Yakobo yari ameze. Yari yarafashe ibyemezo bikomeye, aravuga ngo sinshobora, ntabwo nzava ku kiriyo cy'umwana wanjye. Yarapfuye kandi namukundaga, cyararangiye ntakiriho. Ariko Satani akajya amubwira ati dore cya gikanzu kikwemeza ko umwana wawe yapfuye. Ariko ntabwo yapfuye, ntabwo yapfuye. Ariho, ni muzima. Burya ntabwo yari yapfuye. Umwami wawe aracyariho, aracyakora. Uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari. Ni iki kibitwemeza? Tubyemezwa nuko hari ahandi yatunyujije hari hakomeye, twaraharenze, none turi bazima, turahari. Tumufitiye icyizere ko n'ibisigaye azabikora. Haleluya! Tumufitiye icyizere azabikora. Iterabwoba nirirorere, tumufitiye icyizere azabikora. Data wa twese, izina ryawe rirakomeye, izina ryawe rifite ububasha, izina ryawe rifite imbaraga, izina ryawe rirakiza. Turagushimiye ko watekereje kuri iri teraniro, turagushimiye ko umugambi wawe ari mwiza, turagushimiye ko wagize umugambi twe tutarabaho. Izina ryawe rirakomeye, izina ryawe rirera. Mu rugendo rukomeye rw'ubuzima wabanye na Yosefu, mu ngorane zikomeye wabanye nawe, urinda isezerano rye kugeza risohoye. Haleluya, turagushimiye. Mugambi wawe ni mwiza kuri iri teraniro, mugambi wawe ni mwiza kuri iyi teraniro. Ufite umuteguro muremure, ariko iby'imbere mwami wohereje intashyo zizabasetsa. Sara yaravuze ngo Uwiteka aransekeje, ngo kandi abazabyumva bose bazasekana nanjye. Turagushimiye ko wumva gusenga, turagushimiye ko uyu munyamubabaro umuhaye ibyishimo, turagushimiye ko uyu muntu wari ubuze uko abigenza umuremeye igitangaza, yari abuze ahagarara uraharemye, yari abuze uko abigenza urabiremye. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Izina ryawe rirakomeye, turagushimiye. Uyu muteguro ni uwawe, iyi gahunda ni iyawe, ni wowe wabiteguye Mana we. Saho uzabigarukiriza, ufite gahunda yo kubyagura, ibigiye uzabikomeza. Afurika yose izabimenya ko bihari, izamenya iyi gahunda. Haleluya, haleluya. Imigabane yose izamenya ko hari igicaniro kiri aha hantu. Uri Imana, uri Imana, uri Imana, uri Imana. Suko uyu mubare uzangana, suko aba bantu bazagumya kungana. Ufite umugambi, ufite umugambi. Iyi ntego, umugambi ni uwawe, uyu muteguro ni uwawe. Uri Imana ihagurukiye kubagura, uri Imana ihagurukiye kubashyigikira. Haleluya, haleluya. Kuko bakurwaniye ishyaka, uraje, 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 uraje,
uraje 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 umara umubabaro abantu bawe, uraje umara intimba abantu bawe, uraje umara ubwoba abantu bawe. Erega uracyari gukora, wagaragaranye natwe turakubona, na n'uyu munsi uracyakora, uracyafite gahunda nziza kuri twe, uracyakora imirimo ihambaye, uracyabikora 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 uracyabikora. Reka abantu bazave kure baze kureba imirimo yawe ahantu, reka bazavuge gukomera kwawe Mana, reka bazavuga imbaraga zawe zikomeye. Gushimiye kuri Imana ibagendereye, gushimiye kuri Imana ihageze, gushimiye kuri Imana ibangutse, ubangukiye kubagirira neza, ubangukiye kubashyigikira, ubangukiye kubatabara, ubangukiye kubaha umugisha. Ninde wabihindura? Shize urugi rukinguye imbere yabo, ntawe ubasha kurukinga. Mfite umugambi muremure, abantu babyemera batabyemera uzabakomeza, abantu babikunda batabikunda uzabakomeza. Uzashyigikira ijambo ryawe, ijambo wavuze uzarikurikirana, ijambo wavuze rizasohora, rizagera ku mugambi waryo. Aliba salogreme elestaili goria pesiforia drone. Uzabagirira neza Mana, tuguhaye icyubahiro, tuguhaye icyubahiro. Iyi misozi imaze iminsi, izi ngorane zimaze iminsi zigaragambya, uyu mwigaragambya abadayimoni bakoze bakagambirira ko hari abantu batazasoza uyu mwaka. Itangazo ryawe riravuze ngo binjire mu mwaka wa 2025. Mwami Yesu Nyiringabo, ufite umugambi wo gushyigikira abana bawe bakazagera aho wavuze bazagera. Saba gusa ndeba, hari irindi teraniro ndeba, hari abandi banyabushobozi n'abanyabubasha, hari abanyembaraga. Haleluya! Kuko niwe wahagurukije abakozi bawe, niwe wabyukije igicaniro. Uyu ni umuhamagaro, uku ni ugutoranywa n'Imana, kandi ibi ntibivuguruzwa, ibi ntibivuguruzwa. Aba bazakora ibikorwa bikomeye, abantu bazaruhuka imitima, abandi bazanezezwa nabo, abandi bazabyibuha ku bwabo. Ijambo ry'Imana rizakurikirana n'ibitangaza, rizakurikirana n'imirimo. Haleluya, haleluya. Uzabakoresha iby'ubutwari, abazungu bazabibamo, abanyabwenge bize bakomeye bazabibamo. Itangira ryabyo ntiryagaragara, ariko amaherezo bizunguka cyane. Kandi uko bwije n'uko bukeye uzajya wagura impano y'urukundo muri bo, kugira ngo abari kure n'abari hafi baze bamenye ko Imana ariho iri, kuko hari urukundo Imana ibihari. Pelasole benigriza soma pelatre de vekile entromeni grande pelesele drestandima onegrari verigrive peledrestandimeni grima oresara grainime. Turabasengeye kuko eni destandima, hari abo uhagurutse kugirira neza bidatinze. Aba bazaba ikiraro cy'abandi benshi bazambukiranya. Haila contre des ansoma iri brate foria, bazavuga imirimo y'Imana bitera abantu gushaka Uwiteka, bazavuga imikorere y'Imana. Haino standard agreement hela Syria drome. Uri muranyereka abantu bari gusohoka mu kazitiro bamazemo iminsi, abantu bamaze iminsi Satani yarabashirika. Haila sikele boria la sere grodimando. Kandi uranyereka Mwami le brase goria, hari abantu ede bresterebo bazanywe n'imirimo y'Imana. Abarwayi benshi bazakira, ndetse n'abarwaye indwara abaganga bahakaniye ko bitagishobotse. Hano hazabaho kuzuka kwa benshi, kandi hazabaho kuzuka kwa benshi. Peletrese neboria, hazabaho kuzuka kw'abantu. Nta muntu wazimya umuriro Imana yacanye, nta muntu ne sauve grâce, nta wawuzimya, wabigerageza ntibizamuga ubuhoro. Nta muntu wazimya igicaniro cy'Imana.
deneforanstisekonima kandi enezovekia, uyu muriro ntuzabura uwo kuwucana, nta n'ubwo uzabura uwo kuwenyegeza. Denatroferibirima jeloselegrema, ntabwo uzabura uwo kuwenyegeza. Kandi enostanse egronima, ntabwo uzareka kuhakorera igitangaza. Abantu bazabimenya, abakiri bato bazabyungukiramo, kuko Imana izabakoresha iby'ubutwari. Kandi wowe woherereje intashyo zidasanzwe kugira ngo wari umunyamubabaro anezerwe, kugira ngo wari umaze iminsi mu kangaratete umuntu azagera ku kigero nawe ubwe yiyanga, umuntu azagera ahantu nawe ubwe yizinukwa, umuntu azagera ahantu nawe ubwe yirambirwa. Ariko mu ijuru hari umusada w'imbaraga, hari umusada w'ibisubizo woherejwe kugira ngo uyu munyamubabaro atahane umunezero. Turagushimiye twebwe abitorero, tukuramburiye ibiganza kuko uracyakora kandi imirimo yawe iracyagaragara, kandi aha hantu uracyahakiriza benshi baracyahembuka. Uzakora ibintu bihambaye kandi elebostandima, aba bantu baturutse imihanda yose y'isi bakaba baje aha hantu hameze nka Betelehemu y'Ubuyuda yari itazwi mu midugudu yose y'Ubuyuda, ariko hagakomoka umukiza. Aha hantu hazaba gukomera kudasanzwe, kandi Imana Data wa twese harasi edrovenima bizaba ari icyicaro kikimenywa bose, kizwi kimenyekanye. Iki gicaniro kizaba igicaniro kikimenywa bose, kandi umwuka wera w'Imana azaguma kubungabunga umukumbi, kandi ijambo rye rizagenda ryerekana ko ryavuzwe n'Uwiteka. Kandi umugisha wawe ubane n'umuntu wese, gukora kwawe kugaragare guhera nonaha, buri muntu wese abeho mu mugambi wawe kandi yakire gukira gutanzwe nawe. Turagushimiye byose ukoze, tugushimiye imirimo yawe ukoze, tugushimiye ibyo dukoreye, tugushimiye ibyo duhaye, tugushimiye amahoro utanze, tugushimiye umugisha utanze, tugushimiye izi ntashyo ijuru ryohereje kugira ngo imitima yacu inezerwe dushire umubabaro. Uhabwe icyubahiro Mana kubikoze mu izina rya Kristo Yesu umwami n'umucunguzi wacu. Amen. Mana ibahe umugisha mu izina rya Yesu.